Yesu ashimwe bakunze ibiganiro by'umugati w'ubugingo. Nishimiye kongera kubana namwe kandi uyu munsi nakoreye hanze nk'uko mubibona muraza kumva urusaku, ariko ni byiza ko tujya hanze mu busitani. Reka nsenge kugira ngo dutangire ijambo ry'uyu munsi Uwiteka yanshyize ku mutima. Mana yanjye urakoze kubw'amahirwe wongeye kumpa nk'umwana wawe. Reka ungire igikoresho cyawe binyuze muri iri jambo kugira ngo mfashwe n'abandi babafashwe. Nguhaye ikaze Mwuka Wera kugira ngo abe ari wowe wivugira. Amen. Murakoze cyane gukurikirana umugati w'ubugingo. Nagira ngo dutangire dusoma Zaburi ya 23. Izaburi izwi cyane mu bantu bizera ndetse n'abantu barayimanika mu mago yabo, tuyigisha abana bacu mu mashuri n'ahandi hose. Numvise nshaka ko twongera tuyibukanyemo gato. Ni Zaburi ishobora kukuremamo ibyiringiro nk'umwana w'Imana iyo ufite Imana mu buzima bwawe, ariko ugeze wenda nko mu bihe byo gucika intege. Uyu munsi mfite impamvu yabinteye n'iki kugira ngo nkomeze umuntu arimo kundeba wenda ashobora kuba ari mu bihe bikomeye cyangwa se kwibaza ku Uwiteka batakiri kumwe. Yesu ashimwe. Reka nsome hanyuma tugende tuganira. Umurongo wa mbere ngeze wenda nko ku wa gatatu aravuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Yesu ashimwe. Ntabwo nabaye mu nka cyane, ariko hari ibyo nigeze kubona cyangwa amashusho anyereka. Ubundi umwungeri afite imirimo akora. Umwungeri yita ku ntama ze cyangwa se inka, arazisohora ku mwanya ukwiriye, akazijyana kurya, akazijyana ahantu ku gacucu, akazijyana ahantu zinywa amazi nk'ukuntu Dawidi abivuze. Dawidi yabaye umwungeri. Cyangwa se wowe niba warabaye mu nka cyane ushobora kubimenya cyane kunduta, ariko icyo nzi ni uko iyo ufite Imana mu buzima bwawe ukemera ikakuyobora, ikubera umwungeri mwene data. Ndashaka kuremesha umuntu arimo kundeba uyu munsi avuga ati byacitse, ariko nagira ngo iri jambo rifate nk'ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe. Wongere wibuke ko Uwiteka ari umwungeri wawe kandi yuko akuyobora akakujyana iruhande rw'amazi adasuma. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Imana izakuyobora, niba uyoborwa nayo ikujyane mu mwanya ukwiriye, iguhe ibiryo bigukwiriye, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibiri mu isi byose ni ibya data. Ahubwo ikibazo nakuramo hano umuntu arimo kundeba, Yesu Uwiteka ni umwungeri wawe koko? Niba waravuye mu kuyoborwa n'umwungeri wawe, Yesu ashimwe, wongere kandi usubire mu mwanya wawe. Yesu Kristo yaravuze ngo intama zanjye ndazizi kandi nta muntu n'umwe ushaka kuzifufunura mu biganza byanjye. Arongera avuga ngo zizi kumva ijwi ryanjye, ngo niyo nzihamagaye ziranyumva zikagaruka. Yesu ashimwe. Haleluya. Nagira ngo uyu munsi twongere twigarukire ku mwungeri wacu kandi tumenye yuko sinzi ibyo ukenye. Ushobora kuba ukenye ibintu bigaragara cyangwa se uri umutunzi mu by'isi byose, ariko ufite ubukene bw'Imana. Nagira ngo usubire kuri wa mwungeri mwiza. Umwungeri utareba ku mamodoka gusa ngo niyaguha, utareba ibiryo, ariko aguha amahoro yo mu mutima. Wari uzi ko kugira ubutunzi bw'Imana buguhesha amahoro? Hari umuntu ashobora gukena amahoro kandi afite amafaranga, agakena ibintu byose bijyana n'amarangamutima. Nagira ngo ubwire umuntu azakumara ubwo bukene ni Uwiteka. Yesu ashimwe. Garuka ku Uwiteka uyu munsi kugira ngo akuyobore. Amen. Ngo anyobora inzira yo gukiranuka. Iyo uyobowe n'Uwiteka nk'umwungeri wawe akuyobora inzira yo gukiranuka. Wari uzi ko nta muntu ashobora kwiyobora mu gukiranuka, ariko uri kumwe n'Imana iragutoza nk'uko nkunze kubivuga, ikakuyobora inzira zo gukiranuka. Inzira ni nyinshi. Yesu yaravuze ngo biragoye ko umutunzi yanyura mu nzira, ngo ni nko gufata ingamiya ukanyuza ahantu mu kantu k'urushinge. Urabona urushinge hariya abatoboye, ngo ingamiya ntabwo wayicisha hariya. Birakenewe rero ko twemera kunyura mu nzira zo gukiranuka, ariko ntabwo twabyishoboza. Dushobozwa byose na Yesu Kristo duha imbaraga. Anyobora inzira zo gukiranuka. Amen. Hari inzira nyinshi, ariko Yesu Kristo yaravuze ngo ni jyewe inzira, ukuri n'ubugingo. Ntabwo rero wavuga ngo Uwiteka n'umwungeri wawe mu gihe uri mu zindi nzira zitari zo gukiranuka. Uyu munsi ugaruke mu nzira z'Uwiteka kugira ngo akuyobore mu nzira zo gukiranuka. Amen. Uri kumwe n'Uwiteka usanga uri mu nzira zo gukiranuka, kandi biravuga ngo hahiriwe abafite inzira z'igi Siyoni. Izo si izindi, ni inzira zikuganisha ku Mana. Yesu Kristo rero niwe inzira yo gukiranuka, ni Uwiteka ukuyoboramo. Niyo mpamvu uzabona umuntu akiranuka nuko yemeye kuyoborwa n'iki? N'umwungeri mwiza. Amen. Haleluya. Uyu munsi turava ku bungeri badaturutse ku Uwiteka. Reka twumvire Imana kugira ngo tuyoborwe mu nzira yo gukiranuka. Ngo urumva ko ibyo hejuru ni ibintu byiza, ngo niyo nanyura ku murongo wa 4
niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Yesu ashimwe. Ntabwo umwungeri rero buri gihe ayobora inka ahantu heza gusa. Hari igihe mushobora guca wenda nko mu muhanda mubi ahantu hari wenda ibiti, amabuye, ndashaka kugumana igicapo cy'inka n'umwungeri munyumve neza, ariko nagira ngo mbwire ko nk'umwana w'umuntu, ushobora kunyura mu bihe bikomeye ngo niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ntabwo abana b'Imana cyangwa se abantu bizera bahora bari mu minsi mikuru gusa, mu bwatsi butotahaye, mu mazi adasuma. Hari igihe tunyura nanone mu gicucu cy'urupfu. Nabigereranya n'iki se uyu munsi? Nabigereranya wenda nko mu gihe cy'ibibazo, igihe urwaye se, igihe uri mu gihe cyo kugeragezwa, ngo sinzatinya ikibi cyose. Kuri igihe iyi zaburi Dawidi yayandikaga nk'aho arimo kwihanurira. Wenda cyari cyagiye yarahunze, urugero yahunze Sawuli ku bantu b'abasomyi ba Bibiliya cyane, ariko uyu munsi mu gihe cya none igikombe cy'igicucu cy'urupfu bishobora kuba ari igihe cyawe gikomeye uri mu uyu munsi, ariko ngo sinzatinya ikibi cyose. Haleluya. Gutinya ikibi, hari igihe tugira ubwoba mu buzima bwacu. Buriya nta mwanzi wa mbere tugira nk'ubwoba. Iyo ubwoba buje, ikibi kikaza ukagitinya, kikuyobora ahantu habi. Iyo ikibi kije ukagira ubwoba bwinshi, wibagira Imana ngo ariko uri kumwe n'Uwiteka, ngo sinzatinya ikibi cyose. Niyo mpamvu uzabona umwana w'Imana akomeye. Iyi ni zaburi y'ubuhanuzi ku buzima bwawe uyu munsi. Ntuzongere gutinya ikibi cyose kuri wowe niyo wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ushobora kuba urimo kundeba uyu munsi wenda uri mu bitaro urembye, cyangwa se uri ahantu hakomeye, ariko uyu munsi nagira ngo icyo kibi uyu munsi ukirebe ugihanure, ukibwire ngo sinzatinya ikibi cyose. Wakibiwe sinzagutinya, raporo ya muganga we sinzagutinya, ibintu byose barimo barakwandikira uyu munsi bikubabaza cyangwa se ibyo urebesha amaso, ubibwire uyu munsi ngo sinzatinya ikibi cyose. Ariko byose bihagaze kuki? Kuko Uwiteka ari umwungeri wawe. Amen. Haleluya. Ngwishimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Nibuka ikintu natinyaga kera ndi umwana, natinyaga inkoni cyane, ariko natangaye ukuntu Dawidi yavuze ngo ishimbo yawe n'inkoni yawe. Amen. Umwungeri kenshi aba afite inkoni yo gukubita inka yigarura ku murongo, ayibwira ngo icara cyangwa se genda gutya. Ariko reka tuvuge nk'abantu, ishimbo kuri twebwe ndi cya gihe Imana ishobora wenda kukunyuza ahantu kumva koko ko Imana igukubise. Kandi Bibiliya iratubwira ngo abo nkunda ndabacyaha. Tekereza uri kumwe n'umubyeyi, nigera gukubita n'umunsi wa rimwe, cyangwa ukagendana n'ishuti ninagukosore. Amen. Ubushuti bwanyu buzaba bufite akabazo, cyangwa se umubyeyi wawe ugakora amakosa ukigendera ukagaruka, ugakora ibintu ukagenda ukagaruka, ntihagire ijambo na rimwe akubwira ngo mwana wanjye uyu munsi ndaguhana pe. Hari igihe rero dukenerwa ko Imana iduhana ikadukosora neza, kuko abo nkunda ndabacyaha, niko Bibiliya itubwira. Imana rero hari igihe tugaruza inshimbo yayo n'inkoni yayo tukayumvira. Yesu ashimwe. Haleluya. Ese wemewe uyu munsi ushobora kwemera gukubita ukaguma hamwe? Inka iyo bayigaruye, nkurikije amafilme nabonye cyangwa amashusho, iyo bayigaruye iremera ikicara ikakora ibyo umwungeri ayibyiye. Uyu munsi dufite ikibazo cy'abantu batemera ishimbo y'Imana. Yapfa kubona ishimbo cyangwa se inkoni akaba bivuye bati by'agakiza ndabihagaritse rwose, simbyumva, sinzongera no gusenga kubera yatinya ishimbo. Guma hamwe, Imana ibanze kwanze igukosore, kandi Imana izanyura mu bantu. Ese ujya wemera guhana? Amen. Reka twigendere dukomeze. Kandi rero ikiza cy'Imana ntabwo tuzahora dukubitwa gusa. Ku murongo wa 5 nahakunze cyane, untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Ntabwo uzahora urira gusa mwene data. Zaburi ahangaha ya 25 ukomeje gato aravuga ngo siko bizaba kuba mutegereje. Iyo umuntu ufite amasezerano y'Imana wizeye, ntabwo bizahora uri mu nkoni, ntabwo uzahora gusa uri mu gicucu cy'urupfu, ariko hazagera igihe Imana igutegurira ameza mu maso y'abakureba nabi. Iyo tuvuga abantu birivuga ngo abandi banabi, ntabwo tuba dushaka kugira ngo abantu tubatere umunabi, ariko tuba dushaka kuvuga bya bihe byiza iyo byaje. Noneho kuki abantu kenshi dukunda kubona ngo uriya muntu ari mu bigeragezo yababaye, ariko hari n'igihe tugomba gushima, twavuga ngo Uwiteka yamuteguriye ameza pe. Imana ikagutegurira dine. Sinzi igicapo wakwiha cyage, haba hari iminsi mikuru, hakaba hari ubwoko bw'ibiryo bitandukanye, hari igihe Imana igutegurira ibyo bihe. Nabyo turabyemerewe bene data. Twemerera no kuba mu bihe byiza byo gutegurirwa ameza, ukicara noneho ukarya ugafata icyo ushaka.
amen. Nk'igihe cya buffet, igihe hari banki n'ibindi byose, untegurira ameza mu maso y'abandi banabi. Amen. Ndashaka gukomeza umuntu uyu munsi, ndashaka gukomeza umuntu mubwire ko hazagera igihe ameza yawe ategurirwa bya bintu byasaga n'ibiguseka, bya bintu byasaga naho bikubwira bikubereye nk'abanzi, bitangire bibone ko nta mbaraga bigifite. Reka nkubwire, ushobora gukira ibyo bigeragezo ufite. Yesu ashimwe. Sishaka kugira ibyo ndomaho, ariko umutima wawe ukuganirize, ukubwire ko Uwiteka ashobora kugutegurira ameza mu maso y'ibyo bintu byose ubona biguteye kugubwa nabi, bishobora guhinduka uko biri kose. Amen. Ngo nsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekaye. Ubundi ku Umwungeri hari umuvugabutumwa nigeze kumva umuvugabutumwa avuga ko gusiga intama iyo bazisize amavuta ngo bizirinda kugira udukoko tujya mu mutwe. Yesu ashimwe. Uwiteka rero, amavuta y'Uwiteka afite byinshi twayumva muri Bibiliya. Tuvuge nko muri Yesaya 10:27 aravuga ngo munsi nzabasiga amavuta, ngo imitwaro yose babatwazaga ibaveho. Yesu ashimwe. Amavuta y'Uwiteka idusukaho twebwe abemeye kuba ko Imana itubera abungeri. Amavuta turinda ibidutera, amavuta imyambi irazikanyerera, imitwaro yose ngo bagutwazaga irazikanyerera ikikubita hasi. Yesu ashimwe. Amavuta afite ibintu byinshi ashobora gukora ku buzima bwawe. Ngo noneho urayansize n'igikombe kirasesekaye. Yesu ashimwe. Uyu munsi ndakwifuriza gusigwa n'amavuta y'Uwiteka. Ntuze kandi ko birivuze ngo uyu munsi hari imbaraga z'umunsi nazo nzazigisha rimwe. Ngo nsize amavuta ni nona. Ndasaba ngo Uwiteka gusiga amavuta nona. Amavuta atuma ibintu binyerera bigwa. Amavuta atuma ibintu byajyaga biguma kuri wewe byo bikomeye bitangira kuva. Amavuta arakesha. Umugani wavuga ngo amavuta akesha. Amavuta atumusa neza, amavuta atumugaragara neza. Amavuta y'Uwiteka ku buzima bwawe agucira inzira ahatari inzira. Amavuta y'Uwiteka ku buzima bwawe akurinda imyanda yose kujya ikuzaho. Hari amavuta yirukana imyanda, hari amavuta akuraho imyanda. Yesu ashimwe. Ngo usize amavuta igikombe kirasesekaye. Iyo Uwiteka agusize ntabwo agusiga dukiya ku Imana si umukene. Imana iragusiga nyine ngo igikombe kigasesekana nk'ukuntu ubona kino gikombe, ikagusiga kigasesekara, bikaba ibintu birenze ubwenge bw'abana b'abantu. Nibyo nkwifurije uwo munsi. Amen. Ararangiza ku murongo wa 6 aravuga ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Ni ukuri byiza n'imbabazi bizakomaho. Mwene data, niba uyu munsi urimo kundeba waribagiye wenda kuko uri intama iyobowe n'Umwungeri Uwiteka, ndagira ngo nkwibutse akantu kamwe. Ni ukuri ibyiza n'imbabazi bizakomaho. Ukuvuga ngo nibyo bizaguherekeza, ntabwo wowe uzabyirukanga inyuma. Yesu Kristo yarabivuze muri Matayo 6 ngo dushakashaka ubwami bw'Imana, ibindi byose bizadukurikira, tuzabyongerezwaho. Ikibabaza rero uyu munsi nuko abantu dushaka biriya byo kongerezwaho mbere yo gushaka Uwiteka. Tugashaka ko kwirukanga inyuma y'ubwiza n'imbabazi. Ariko Bibiliya twemereye hano muri Zaburi ya 23 Dawidi yavuze ku murongo wa 8 ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho. Ndakwifurije rero iyi Zaburi ya 23 kongera kuba nshaka ubuzima bwawe, ibyiza n'imbabazi bikomeho iminsi yose. Kandi nakunze ukuntu yarangije ngo nanjye nzaba mu nzu yawe iteka ryose nkibaho. Kuba mu nzu y'Uwiteka ntabwo bisobanura ibi bihombe bine byo mu nzu wicaye. Kuba mu nzu y'Uwiteka hano icyo gihe numva nuko wakomeza kuguma mu Mana, ugakomeza kuba mu bwiza bw'Imana, ugakomeza kuba munsi y'uburongozi cyangwa se ubuyobozi bw'Umwungeri mwiza, Umwungeri utayobya, Umwungeri uturira ku gihome, Umwungeri ariwe unyura mu irembo ryiza akatuyobora neza. Nagira ngo nkwifurize Zaburi ya 23 neza, ibi byiza byose, ariko no kwihanganira kunyura mu gikombe cy'igicucu byose n'ishimbo byose wemere ko bikubaho, ariko uhore mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Imana iduhane umugisha. Ndi kumva nafashijwe, sinzi nkaho urimo kundeba, ariko nkwifurije ibihe byiza bya Zaburi ya 23. Yesu aduhane umugisha. Reka nsenge. Bana yanjye ndagushimiye kutuganirije. Ndagira ngo Mwami ukomeze kuvugana n'abana bawe,
tubaganiriza uburyo bashobora kwemera kuyoborwa nawe. Umwungeri mwiza, ye ku giti cyanjye ndakwemereye kandi ndasinze kugira ngo n'uwandebye yongere kandi akugarukeho kugira ngo umuyobore neza. Umwungeri mwiza womenya kuturyamisha mu bwatsi butotahaye, kutujyana hafi y'uruzi rwiza butarimo imyanda, mu isoko itanduye mwami. Reka inkoni yawe n'ishimbo yawe twemere kubyihanganira, kandi n'igihe uzadutegurira ameza mu maso y'abatureba nabi tuzongere tugushimire. Ni ukuri kugirwa neza n'imbabazi bikomeze kutwomaho ibihe byose. Amen.